Shalom shalom nshuti bavandimwe aho muherereye hose turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe mu byanyu no mu banyu umugisha w'Imana ubane namwe hanyuma twongeye twagarutse kuri yacano kandi ya Esther Gatako official turabasuhuje cyane ngo mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu munsi sindi jenyine nkuko mubibona nazanye umutumirwa nazanye umuvandimwe kutuganiriza gukomeza kubaho ibyiza. Rero turabahaye kaze ngo mubashe gukurikira kino kiganiro tugiye gukora mudushigikire kandi mukomeze mukore subscribe na comment na share ku bantu batarabikora mukomeze mudushigikire muri ubwo buryo Imana ibaho umugisha mukande hahandi kuri kakazogera Imana ibaho umugisha. Rero tudatinze reka duhe umutumirwa wacu abashe kwivuga n'umuntu mukuru nawe afite ubwengaze kwivuga kugira ngo mubashe kumumenya. Kaze cyane wakwibwira abatumirwa bacu n'abadukurikira. Ntakoze nje ku mazina banyita Bamurange Cimpaye. Asante. Nkaba ntuye hano muri Canada. Nkamaze igihe kinini hafi imyaka 16 mata 17. So narahakuriye ndahigira byose. So maze igihe. So nishimye nanje kuba ndi hano kumukora mwantumiye. Kuri channel ya Esther Gatako official. Nukuri ababyumva mukurikire badukurikira kandi uko yabivuze mukore comment na share na subscribe bros batarayikora bayikore uko nyine nukuri kandi nishimiye kubana nawe. So nibindi byose bindi biraza kugenda neza. Murakoze cyane. Hanyuma nkuko mwabyumvise yitwa Bamurange ariko mbabarize ibyo yakwivuze wenda ashobora kuba yibagiwe je namufasha hanyuma tugakomeza tukaganira. Hanyuma wavuze yuko umaze igihe kinini muri Canada imyaka 10 yewe usazi nto twebwe mbonye ko twe tukiri abana ariko ni byiza cyane turakwakiriye kuri icano. None se abantu nige bashaka kuvuga ati umuntu wivuze bimeze gute arubatse bimeze gute uri umudamu ariko umudamu narashatse mfite umugabo asa abadeperi gane bakundi yo terme ngo afite umugabo umwe cyangwa ngo afite ngo umugore umwe sigaye numva abona umutoza ari kuvuga ngo ufite umugabo umwe kugira nyine babyumve neza. Aya ni byateye kuko hari igihe umuntu usanga afite abagabo babiri usanga afite abagore babiri isigene kusigaye imeze ariko muri twebwe muri Kristo Yesu abemera umwami nk'umukiza twemereye umugabo umwe cyangwa umugore umwe nkuko bimeze. Hanyuma se nkeneye ko tuganira abantu bamenye bakumenye neza byimbitse. Urumva abantu ushaka kumureba mukuvuga ati se ni umunyamurenge ko ativuze ngo ni umuki ni umunyamasisi ku bantu wenda mwashobora kwibaza ngo ko ativuze umurara ngo nibiki ariko ni umunyamasisi turi kumwe ariko akabashatswe n'umunyamurenge. Umugabo wabuze umurara bibamo ni umunyamurenge umurara ndawuzi turashize rero nitugenda muri zo bindi yewe ndataka urataka n'ukuri ako ndataka umwana wa muri Canada oya baguca mande umunyamurenge tugira imirara tubizi narabyumvishije kandi oya nukumbwira akagoye gato numva mufite byinshi wabura turamenya abanyamurenge cyane cyakora rata muracari bashasha ariko numukazana wacu w'abanyamurenge wabasinzira nakanje mbikuvugirega. Hanyuma biratangaje kumva ngo umunyamasisi cyangwa sigitangaza ko abantu benshi rataba usanga bashaka n'abantu batandukanye bitewe n'umuntu wakunze. Umunyamurenge uri umunyamasisi zagenze gute ngo wisange nyine uri kumwe nyine n'umugabo w'umunyamurenge? Ese mwari musanzwe muziranye kuva kera cyangwa nyine mwaramenyanye bisanzwe nk'uko abantu bamenyana hanyuma bagatinda ugasanga barabanye? Byagenze gute tuhakunca make cyangwa bref? Navuga muri bref nyine muri make erega ibintu by'Imana yateguye shakora ntago mutazamenye tuzi imiteguro y'Imana. Umugabo ntabwo twari tuziranye ntabwo nari muzi kabisa. Navuga ngo twamenyanye mu nzira zitunguranye pe. Vuze muri bref kabisa. Muri bref.
yari umuntu nyine nari nasabye ubufasha ari muri Afrika jewe navuga ati hano nari ndi umuntu nyine uri gutegura ubukwe bwa hano muri make noneho wari usanzwe hari undi bukwe bwawe uri gutegura hano ufite mariage hano muri Canada noneho uwo nyine umugabo waje ubu ari muri Afrika nasabye hano umuntu nyine contact ndabose nta muntu wamfasha gushaka inuza by'imishana naje imikenyero nyine y'ubukwe ngo nari gikeneye aranyatuye yego turamufite reka guhereza contact yari umuntu uri kumufasha ibisanzwe nyine nyuma yaho ari umuntu nyine ari gushaka ibintu nyine by'imishana n'ibyo byose nyuma yaho ubukwe bwa hano nyine buza guhagarara impamvu zitandukanye biza guhagarara cyane noneho uraza kumwandikira muganje kumwandikira namyate yewe warakoze kumufasha ariko ya myenda cyangwa se byantu byose nkeneye ntabwo kibikeneye warakoze Imana igoreze umugisha ariko ubuho nakubwira nti ibintu by'ubukwe byararangiye ntibwabaye bigikunze mbese so warakoze cyane kumufasha nuko contact nyine birarangira byafashe hafi ntabwo nk'amezi 6 cyangwa se hafi umwaka nyine ntuje n'ibintu byanje wasubiye mu buzima busanzwe pe nyine umugabo asa kunyandikira ambaza amakuru ndetse uraho umeze ute ati ndaho umeze neza ndahise undi nawe ari kumfasha muri byandi byo uramwibuka ndamwibuka noneho amatsiko nawe nkatereka mbaze nyine abantu umugabo umwe umuryango wabo sinari mbizi kuko uraho wandi wampaye contact ujye waguhe contact yewe se uyu muntu uramuzi amaze kumva gusa ko mumaje se wo muntu nimba muzi ndibaza hese akora kantu baravuga ati uko ambajije reka naje uramusore ndeko tunabahuza ese byaturutse ari nuko byagenze wa undi uri hano wari waguhuje wa mbere niyo wakubaje ngo se ngo uramuzi anje ahugureje amaje se uyu muntu uramuzi wewe wabajije wa undi uri hano okay naje se izi contact wampaye ze umuntu uri kumubaza za contact zongeye kukwandikira kandi okay kubaza amakuru nabyumvise biki naje noneho ngira ya curiosity yo kumenya naje se umuntu uramuzi amaze kumenya ne kumbaye curiosity kumenya umuntu ahita ambwira nyine okay wasanga nyine ari umuntu ni umuryango wanyu none kuko nari nsanze nzi uwo muntu wa hano bita byoroha okay wasanga nyine ari umuntu ariko njyewe nari nzi ko yarashatse nazi umugabo wanje ko yashatse niko nari nzi kuko yuri kuvugana n'umuntu kumva ari kuvuga nyine nk'umuntu ukuze rero nahise ntekereza ngo yarashatse neza ntabwo nagiye kure nuko noneho nese ngubaze wabajije uwo muntu uri hano umubaza ati se izi nimero z'uyu muntu uramuzi nyine hari ukuntu se watangiye kumukundamo cyangwa hari ukuntu uwo mugabo wawe yari yatangiye kukwandikira asa nkaho ashaka nyine ibintu byo kugira en fait yanyandikiye nyine ambira nyuma yaho tumva nakomeje kugutekerezaho kubaza ukuntu umeze ese umuntu utanzi kubaza kumbazaho amakuru nibwo wahise ugira curiosity numva ko ari interest naje noneho mba curiosity ariko ikintu cyo gushaka muri Afrika sinari ngifite mu mutwe abana se mwe mwakuriye ino nshaka umuntu wa hano sinta Afrika simpazi na mbere nta bantu benshi nari nziriya nzagendera gukora iki noneho nuko niyo mpamvu rero nabaye curiosity yo kumenya uwo muntu numva amakuru nyine yiwe ukuntu ameze ko ari umuntu mwiza uwo muntu nyine akomeza umugabo akomeza kunyandikira kuko navuze twamenya mu ntuza mu bitunguranye Imana nyine agenda ivanga ibintu byayo nyine amasezerano y'Imana se ntawuzi umenya nuko ndavuga ati naje namaze hafi umwaka n'amezi angahe ntari namubwira ati ndagukunda kuko iwe yarambwira ngo arankunda ariko je naratenze kumusubiza watinze kumusubiza kubera impamvu yuko nyine utarushaka kuja muri Afrika ntago nashaka muri Afrika kandi ntago mbese ntaho tari niteguye baki nuko naratenze kumusubiza ariko iwe arakomeza arahatiriza avuga mbese ntago yakoze give up ntago yakoze je vais abandonner ngo break no iwe yarakomeje aranyandikira nuko rero twakomeje turaganira telefone biratangira
nuko nyine noneho birarangira oya ni byiza cyane mukazana wacu w'abanyamurenge hanyuma none se none se igihe mwaje hano muri Canada kugira wenda wumve nyine ko nakunda n'umunyamurenge mwarigeze mubana hano nyine kuko tuvuga nyine muri quartier cyangwa mu muhana usanga nyine duturanye n'abanyamasisi n'abazungu n'abakameruni n'ibiki hari abanyamurenge inshuti zawe nyine mwabanye ku buryo umenya imico yabo tuvuga ati abantu n'ubwo no bashakwamo takibazo hari umwe mwigeze kubana iyo myaka yose nyine umaze hano yego hariho nyine abantu z'inshuti nagiraga inshuti nyine z'abanyamurenge batuye hano kandi ukabona nyine ukuntu bameze ukabona nta kibazo ariko nkazaza numva nyine amagambo mbese amagambo nyine ku banyamurenge kutabamenya nje nkagira nk'uruhu nkabwise abanyamurenge none uko nza numva ngo bakunda ibintu by'ubugari cyane none uri waragize ubwoba bwo gucumba mbere cyo gucumba cyo yewe waragize ubwoba ko uzahora ku nkono ucumba kandi abanyamurenge dukunda umutsima none abashitsi ntabwo ati none ni cyane mukuntu uzi gucumba wabyigiye he wabyize kandi ushatswe n'umunyamurenge yego nahise mbigira nka travail numero 1 ndabyiga mbese wese uvuga ati nje ngomba kwiga cyane oya sorry wese wumva ari devoir wese wumva ushaka nibagiye kugenda hariya muri na miryango ngomba kumenya ikintu cyo kwakira wese wumva ushaka kumenya gucumba kubera byagutera kuko nje ko nacumbaga nukuri rasekeje wese wumva no bishare ikintu gikomeye wese uvuga ati ngomba kwiga gucumba kubera ko abanyamurenge ni umutima gusa kandi noneho nicyo kibazo nanefite ariko mara biransekeje nukuri ikibazo nanefite we waragize uruhu hano ukuri tuzirwa z'uryo bugari cyangwa nakaba nje nakundaga imyumbati ukunda imyumbati umuceri natwe abanyamurenge ni umutima niko naje ariko uranyishe ikibazo namenyera nuko ndavyiga none ukazana ngena none bazancuti z'abanyamurenge kagenda iwabo kabegera ukareba izo bakora uko bacumba none se ko nanda kureba bashaka nandi seriye nawe nkati none ugomba kumenya rugo ntago aba ari rata nibyo abanyamurenge mu bisanzwe dukunda umutsima kuko ubivuze kawunga abantu umugabo w'umunyamurenge utazi gucumba umuhemukiye cyane ariko se none reka nkubaze mu banyamasisi we tuvuge ku rugero wabanye na papa wawe na mama wawe n'abandi bavandimwe nyine urebye nk'imico yanyu ukareba n'imico yacu y'abanyamurenge hari diferanse ya hatari ubona nyine uvuga ati iyi mico irahabanye cyane ku buryo uvuga ati ngiye byarangoye sero nuko nakuriye mu rugo nuko nagiye mbibona mu by'ukuri je nakuriye hano cyane cyane yego nakuriye n'ababyeyi ariko kandi ababyeyi bandeze neza mu mico nyine iwacu kandi nubaha noneho nje kuja mu cyangwa se kuja mu banyamurenge ntago byangoye ntago byangoye cyane kuko deja uko hari imico igiye gusa umuco wanje narifite ntago ari ikintu navuga ngo cyarangoye cyane pe naratuje ndakira ahubwo ndanamenya noneho imiryango mbona ntahantu henshi dutandukanye pe gusa nyine ahubwo navuga nti kwa kudu bavuga naje nagiye ntangira kuvuga nkabo ugasanga ari Kinyarwanda cyane nanifite ahubwo ndi kugenda mvuga ikinyamurenge ugomba kukimenya kabisa nicyo cyambere kandi usigaye ukivuga kwama oya ni byiza cyane ariko cyane abanyamasisi n'abanyamurenge imiryango donc imico ntabwo itandukanye cyane turi bamwe gusa aho givuga ikibazo wari ufite nuko wakuriye hano ariko mu bisanzwe abanyamurenge n'abanyamasisi imico yacu irasa hafi ya yose irasa hanyuma none se urebye donc urugendo rwo mu rugo rwo kubaka umugore n'umugabo urabona ukigera mu rugo hari
ndavuga ibyakugoye kuko iyo umuntu avuye iwabo ukaza kubana n'umuntu donc wubatse urugo rwawe hari ibintu bigora ngiye ku rugero ngikora mariage ikintu cyangoye gutekereza ngo se turarya iki yewe nibaza ni twese kuko wamenya ngo saa sita turarya iki nijoro uzi uko nukushaka cyarangoye ku buryo mbitega mugase abandi nabo nuko bigenda se turarya iki saa sita ejo sukarigenda genda nkamaza none umbwira icyo ushaka habase ushaka iki cyuteka nta kibazo nanje nukorera teka ese turarya ibi none somye ngo teke ndibaza ku bantu bose bashatse cyangwa se ku bagore bose baba mu ngo je pense cyambere tutazatekerezaho n'icyo sinzi ariko nje niko byambaye oya n'abantu benshi maze naje kumva kuko nabitekereza navuga ati ejo munsi turarya iki ejo nkavuga ati ninteka ibi kabiri avuga ati si umugore ateka ibintu bimwe buri munsi basanga nyine ni akantu nyine kandi nukwinje karangowe nkabitekereza cyane n'abandi ahantu avuga ati mana ejo tuzoteka iki kandi ari uko ubuzi byo guhaha utabuze amafaranga yo guhaha ariko kuvuga ngo urarya iki ejo n'ejo bundi kumva nyine biramvunyemo nako kantu kamaze kungura ariko none se nyuma y'icyo hari ikindi ushobora kuvuga ati nk'ibi hari nk'abantu bavuga ati donc kubuzi ko uri munsi y'amategeko y'undi muntu urumva wenda no mu rugo twabaga turi munsi y'amategeko y'ababyeyi noneho iyo ugiye mu rugo hari ukundi kuntu rero bisa bihindutseho ku kuri je en fait umugabo nashatse mbese ni umugabo utuje umugabo utuje mbere na mbere kandi ubwira amagambo make sankaho byanyoroheye kunjewe ntabwo byangoye cyane mbese twese twumvikana hase mwumvikana buryo nyine yamenye uwo yashatse amenye ko yashatse umuntu muri Canada kandi agomba kumenya ukuntu agomba kumwitwara naje nkamenya ukuntu ngomba kumwitwara so ndibaza kuri jewe n'ibyo byamfashije kugira umugabo nyine wumva kandi utuje utagira amagambo menshi twumvikana bivuze ngo ntabwo tuzatugira intuza cyangwa mwe mubayeho muri Amina haleluya ntabwo mukozanyaho nababeshe kwa byo uratuje kandi nawe ko tukureba tubona uri umuntu utuje njewe hagira igihe cyakiwe ariko nyine none mbese navuga muri make simvuze ngo mu rugo hama abantu babaho nyine muri gusa ngo Amina haleluya no rega urugo ndibaza rwubaka nyine bijanye mwaba wese afite imyumvire yiwe uzi ufite imyumvire yawe n'undi afite imyumvire yiwe urumva guhita muja ku murongo gutya nyine bibaho ko abantu hagiye ikintu batumvikana hanyuma se bamugere mba nifite utubazo twinshi urabona wowe wakuriye hano noneho uzana umugabo nyine usaba wakuriye iwacu muri Afurika kandi abagabo muri Afurika iwacu turaziranye hari ibintu bimwe iyo bashatse akavuga ngo iyo yashatse sinteka sinoza amasahani singira gute kandi urabizi hano nta bakozi tugira izo urabizi ni ugufashanya uja mu kazi nawe akaja mu kazi noneho mutashe mugakoraga ya mirimo yo mu nzu noneho abagabo b'iwacu icyo kibazo nkunda kumva abantu benshi bakibaza ku ma YouTube menshi ese wewe ntabwo byakugoye kuko wenda hari igihe umuntu usanga we amenyereye kubikora ese kaka nuko uvuga ngo umugabo w'umunyafurika si tu noneho kongeraho ngo umunyamurenge Kiya narazibonye mu gutangira Kiya narazibonye umugabo mashatse mukiri abageni nukuri byose arabizi azi guteka azi gukora iki cyose cyo nicyo kintu umunyamurenge arabizi uzi guteka arabizi kandi iriya naramubonaga wasengeye hema Quebec hari umusozi wawe gusa hari umusozi wawe rero waje barabizi ariko za Kiya nazibonye mu gihe ashika hano akigera hano ndi mu kazi iwe nyine ntabwo yari akabonye akazi zo nije batahaga ndushe iwe atarabona akazi birumvikana nageze mu rugo yatetse yatunganyije ugashi kurya mama we nyine ngishimye none se kugeza ubu kandi kugiye ni mugiye mu gutangira ni mu gutangira noneho byumwe bibiri nyine mbona ari sawa nuko mbona bitangiye bishira kuri jewe kugenda mu gikoni bisanzwe
noneho nkabona waje aricaye kandi ndagenda mu gikoni nteke izo sakeya ziri saa zini zanjye nabonaga zagiye yarakigushuhiye noneho ndagate wasanga nyine nawe agiye gutangira akazi ibiki byose nuko birashize sakeya zashize cyane ariko nyine kunavuga nti keya naziriyeho nta kibazo narazakiriye gusa nyine hari igihe nyine zigera abagabo nabo bakavuga ati sebo je nakoze nabikoze reka naje ngende mu muziki bose niko bameze usanga nyine hari byakora akabikora ashaka yatabishaka ntabwo ashobora gukora n'ababizi n'abatabizi abagabo nyine hari ukuntu usanga bimeze uko abantu ntakunda nyine yuko ahora mu kintu kimwe ibyo bivaho kuko kandi akazi ko mu gikoni hari ukuntu kabavunamo ntabwo bakabangutsemo ntabwo bakabangutsemo nkatwe ariko nyine bitewe n'aho turi n'aho tuba hari abagomba kubyiga bakabikora kubwo gufashanya si byose rero nshuti bavandimwe iki cyari ikiganiro cya kabiri nkoze kuri Esther Gatako official tuganira nashatse kuzana umuntu wenda dusa nkaho tudahuje cyane kugira ngo mwumve imibereho ko yabaye hano bibashe kubanezeza kugira ngo tubashe kubataramisha muzagenda mudukurikirana buri munsi tunashimira abamurangi batwitabye twashatse kudatinda kubera impamvu z'umwanya ariko mwakoze kutwitaba ngira ngo n'undi munsi nzabashaka muzatwitaba muhawe kaze kuri Esther Gatako official n'undi munsi tuzagukenera uzatwitabe nshuti bavandimwe rero namwe mwadukurikiye aho muherereye hose mukomeze gukora subscribe mukore na comment na share musharinga ibiganiro byacu mudushigikire gume mukande kuri ako kazogera kugira ngo muzakomeze mubone hariho ibindi biganiro bifite kuza kandi inyuma hari ibiganiro biri kuza by'umurira inyuma nuko rero tugitangira ariko turi kumwe namwe nshuti bavandimwe shalom murakoze cyane Imana ibagire neza murakoze cyane